Mujyanye ushatse kuvuga ko icyamujyanye atakizi nta kiyazi kubera ko abaye akizi ntabwo yamara icyo gihe kingana gutyo umugabo atamubona kuko ndizera neza ntashidikanya ibyo akora muri ibyo byumweru bibiri nta gaciro bigira imbere y'Imana. babaye bose babyumva kimwe uko byakorohera abakristo kugira ngo koko bya bitego babitsinde kuko urumva niba ubwe yimye umwanya umugabo we icyumweru kigashira wenda ka tuvuga iminsi itatu igashira itanu igashira icyumweru kigashira nuvango umurimo w'Imana muzima nuhereye mu rugo mu gihe udahereye mu rugo ubu uri gukorera 0 0 0 0 mwese muzi niyo abari gukorera bivuze ngo ibintu byose yakoze rero nta gaciro bifite yaramusengeye nibyo ariko nyine ntabwo uwo yasengeye asobanukiwe cyamuzanye mu rugo. Bivuze ngo uyu mugore nubwo asenga yego nubwo agerageza gukiranukira Imana yego yibagiwe ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira Kristo. yego iri jambo abagore benshi bararyumva bakarisigaho. Ngewe nigeze navumbura ikintu bita ubute ku badamu. Naravuze nubanza ari umudayimoni w'ubute uba mu gitsina gore. Yego. Ku buryo umugore yumva ko kuba umugabo waje ari ibintu bisanzwe nta bintu birenze bibaye kuba umugabo ahari nta bintu birenze nitaye ku bana nabisoje navuye muri korari sinakererewe nakoze ibintu byose ariko umugabo we akaba ari washyira inyuma. Yego. Kandi ari we ahubwo wakabanje ari we wakabanje. Nitwa Revera Pasteur Karemera James tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Bizakubwira ibirori biteguye neza no kuzareba naho byateguriwe. Ibi nimbikubwira ndagira ngo nkurangire ahantu heza ho gutegura ibirori byawe ndetse bagashyiraho n'umwihariko kubona raribonye bwabo ubudasa mu gutegura ibirori no kubishimangira. Aha ngaha ni kuri Oasis Guest House. Aha kuri Oasis Guest House uhasanga ibyiza byinshi birimo ibyo kurya bisukuye biteguye neza. Bakagira ibyo kunywa bimeze neza cyane bagira kandi jaride nziza zo gukoreramo ubukwe ku bategura ubukwe bategura ibirori bitandukanye bakagira sale zo gukoreramo inama bakagira kandi ibyumba byo kuryamamo byiza cyane sibyo gusa kuko bagufitiye na sale zo gukoreramo inama mu buryo butandukanye. Reka nkubwire ko rero ahantu heza ho kwishimira heza ho gukorera ibyiza by'umunsi wawe ari kuri Oasis Guest House. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri iyo nimero mubona ekara hanyuma bakagufasha rwose ni hariya mu Karumuna urukwerekeza mu Bugesera. Haleluya haleluya inshuti bakunzi b'Umuco Family Gospel TV. Ngewe ngira ngo muranyumva kuri mikoro ya kabiri cyangwa se mikoro itagaragara. Uyu munsi twagize abatumirwa badasanzwe n'ubwa mbere ku Muco Family Gospel TV twakiriye abamama babiri Imana yahamagariye ikintu kimwe kuba ari babiri ariko Imana ikaba yarahamagariye ikintu kimwe kubaka umuryango nyarwanda cyane cyane mu bukristo. Mvuga ikinde kike ko numva ibi neza byandeze muri mu kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana ku kinyamakuru cyangwa se igitangazamakuru mumenyereye muri benshi Umuco Family Gospel TV. Turi kumwe n'ababyeyi bamaze kumenyerwaho cyane ariko hakaba harimo n'inkotanyi cyane rero abamama abemera inkotanyi abemera ubukristo buzima abemera ubugore nimuze mwigire hino mutarame muganirirwe yemwe babyeyi muri aho. Yego wowe ufite akamikoro uretse kukajyana uretse kugatanga abantu barakumvisheje ubundi bari banyishe baravuga bati ubundi bariya babaheye hari aho babika ese
kuki ubundi utagaragaraga ngo uganirize abantu ku muco n'umuryango kandi ari ibyo Imana yaguhamagariye? Igihe ni cyacyo niko umubwiriza yavuze. Igihe ni cyacyo. Ubu wasanga igihe ari iki. Turakwakiriye, wibwire abagukurikiye ku muco n'umuryango Family Gospel TV. Murakoze cyane. Amazina ni Mukamana Elevani nk'uko bisanzwe, umugore ufata umugabo wese nk'uwe, umukristo, umugenzi ujya mu ijuru. Mpera mikoro mugenzi wacu cyangwa se mugenzi wawe, uyu munsi ni agashya gahetse agashya birangirira mu budasa bw'igihugu n'Imana. Mama Marene, abantu benshi niko basigaye bakwita, ngaho ibwira abagukurikiye. Yego, murakoze cyane. Amazina ni yayandi, Nakimanizanye Chantal. Narimba kumbuye. Murakoze. Murabona rero uburyo duteguye kuba dukurikiye. Ngewe ni Pastor Karemera James, kuba nagiye kuri mikoro ya kabiri cyangwa inyuma yabo, ni uburyo umwuka w'Imana arimo gukorana nabo uno munsi wa none. Uyu munsi wa none umwuka w'Imana, sibyo? Duhere kuri Mama Elevani. Umwuka w'Imana ukumazeho igihe, hari icyo kubwira kubihaye Imana, kubakijijwe, kubarokore. Ntago turi bijya kure n'ikiganiro uko kivuga ngo umuco n'umuryango nibyo shingiro ryo kumenya Imana. Ese uwamenye Imana nyakuri agaragazwa n'iki? Wenda nakabazo k'intera amatsiko gato mbere yuko tujya mu kiganiro. Urakoze cyane. Umuntu wamenye Imana by'ukuri ahura n'igisubizo igihe ahuye n'ikibazo icyo ari cyo cyose ikimunaniye, kuko abazi ko umwuka wera w'Imana muyobora akabasha kubishobora. Ese Mama Marene, urumva ntabwo wamenya Imana utazi umuco wawe, kuko umuco wawe niwe uri bukwinjiye umuco w'Imana, sibyo? Imana igira umuco, ni nayo yaremye umuco wacu turimo, kuko niyo yaremye igihugu cy'u Rwanda. Iravuga ngo ku muco wanjye muziririze iki kirazira, iki ntikizira. Ibyo itegeko nshinga ry'u Rwanda ribikura, ngiye mpamya yuko babikura mu muco w'Imana. Kuko hari aho natanze ikiganiro ravuga ngo umuco w'abantu aho utandukanira n'inyamaswa nuko mu kuremwa kw'aba bantu Imana yafashe ngo umwuka wayo iwuhumekera mu muntu, aribwo kamere, aribwo bugingo, aribyo twita umuco. Umuco ni kamere. Ese umuco w'Imana cyangwa se abantu b'Imana bagaragaza uwuhe muco nyirizina? Urumva abantu b'Imana nk'uko bivuze, bagomba kugira indangagaciro muri bo. Indangagaciro zikagaragarira n'abababona, kuko umuntu ufite indangagaciro nyine agira uwo muco uvuga. Umuntu ufite indangagaciro agira kubaha no gutinya muri we. Yego, ariko adafite indangagaciro ibintu byose nyine biba biri hejuru, nyine ntacyo biba bivuze. Ugifite akamikoro, yego, ndumva murimo kuganira neza, kuko burya intangira y'umuntu igaragaza isoza ye uko ari busoze. Ugifite ako kamakuru dushyira imbere y'Imana, none twinjire mu kiganiro nyirizina, kuko hari abo mwamaze gutera amatsiko. Imyambarire iravuga Imana, imuvugire iravuga Imana. Ubwo rero nicyo muje kubaganira kiri bwibande kuri icyo. Dushyira imbere y'Imana noneho tuganire. Uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo. Muri aka kanya rero Mana turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Turagushimiye yuko twemereye kugaruka mu kiganiro cy'umuryango. Uwiteka Mwami Imana nyiribihe, rekubane natwe, haba ari twe tuvuga ahubwo aba ari wowe utuvugiramo. Nukuri dusengeye abadukurikirana, dusengeye abarushe, ingo zirushe, kugira ngo Mwami Imana ugeremo uhindure ibyanze guhinduka, kugira ngo bashoboze ibyo batakwishoboza. Reka utugirire neza, kandi ibyo tuvugira hano bigire benshi bihindura mu mitima yabo. Abumva ko ibintu bidashoboka babone ko bishoboka. Ngaho komeza ubane natwe, utugirire neza, uduhe umugisha Mwami Imana.
dusabire n'umugisha bari budukurikire n'abari bukomeze kudukurikira n'ikindi gihe. Tubasabiye umugisha, ukomeze kubana nabo, ubagirire neza, mu mwuka wawe wera akomeze kuganza muri twebwe no muri bo none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Ntabwo rero ndi bwizimbe mu magambo kuko ngenda umuhosta nimwe banyira ikiganiro. Hari mirongo nk'ibiri cyangwa se 3 nifuje ko tuza kuganiriramo. Hanyuma umwanya munini rero urumva mikoro arabari yanyu. Ngenda shaka kwibaza kuri ibi bintu bibiri. Yego. Turimo kubona gusenyuka kw'imiryango cyangwa se kwingo, kuko ngewe aho hantu hajya mvuna kuko umuryango ukubiyemo bya bindi byose. Yego. Urumva aho twashatse aho tuvuka n'iki byose. Noneho urugo mbona ari uyu muryango w'ababiri bubatse urugo bahisemo kubaka urugo bakari mu muryango. Ariko icyo sindi bugisobanuye kuko icyo kingenza. Turimo kubona gusenyuka kwingo, gusenyuka k'umuryango, gutandukana kw'abashakanye. Mu gihugu cy'u Rwanda turimo kubyita amahano, ariko siho byatangiriye, kimwe nuko atari naho byarangirira. Yego. N'ahandi ni handi. Ariko muri kirazira nyarwanda twari tutarabibona ko ari ikibazo, ahubwo birimo kuba ikibazo aho byageze ko n'abantu bafite ingo bamaze imyaka 20-30 barimo gutandukana. Abafite umwaka umwe cyangwa amezi 2 nabo barimo gutandukana. None tukavuga tuti mu kinyarwanda kinoze ngo ibisibye iwacu Rwanda. Sibyo? Muri ababyeyi, murubatse, murabyaye, noneho icyakarusho nanashatse ko tuza kuganiriramo muri abakristo. Yego. Kuba umukristo ngo nukugaragaza ishusho ya Kristo nyine. Kuko ari ijambo ry'Imana rivuga ngo twige kugenda nkuko nawe yagendaga, dutera intambwe aho yayiteye. Ntago nigeze mbona Yesu abaho mu mudendezo utagira ibibazo. Hari ukubazwa, hari ukubona igisubizo cy'ikibazo. Nukuvuga ngo twize kuri ako ka point kamwe gusa. Abarokore muri uko gusenyuka kwingo ntago basigaye inyuma, kandi nibo muti. Kuko Bibiliya iravuga ngo muri umwunyu w'isi. Yego. Ngo umwunyu iyo ushizemo uburyohe nuwo gutabwa hanze ngo ugakandagiranwa. Ese nimba abarokore turi umwunyu w'isi, gutandukana kw'abashakanye kukaba kutwugarije natwe kuturimo. Yewe ikitandukanya bariya ari nacyo kirimo gutandukanya natwe abarokore. Bivuze ngo ntago tukigana Kristo uko yagendaga, kuko Kristo yabayeho mu buzima bw'ibibazo, ariko abaho afite igisubizo cya buri kibazo. Ese uno munsi umukuru w'igihugu ageze naho avuga atari ko se nimba ibyo byanze, ni nko kuvuga ngo yatunze urutoki abarokore, abakristo, abasenga. Avuga ati nimba ibyo byanze, igisubizo twagiye kugishakira muri ba bandi biyitirira Kristo mwasenze. Ese musenze Imana yabimiki? Urumva yabaye umushumba w'abashumba nkuko ari umukuru w'igihugu nyine nyirizina. None ndashaka kugira ngo dufashe cyangwa mufashe ababakurikiye. Nge ntago ndi bubyibandemo cyane. Uyu munsi muri abarokore bubatse ingo. Nashinye Imana kuko buri umwe muri mwe akiri mu rugo rwe kandi akigera ikirenge mu cya Kristo. Mugiye gufasha rero abarimo kuzivamo, abagambiriye kuzivamo, ariko n'abakizirimo barimo gushidikanya. Hari utuntu tubiri nshaka ko muza kwibandaho. Wenda ndi bugira akanya ko kuza kubaza umuntu ku giti cye bitewe n'ibiriho, ariko ingo z'abakore uno munsi zirimo kunarirana nkuko iz'abadakijwe zinanirana, kandi ugasanga ikibazo barimo kugaragaza ni kimwe, ngo nukudashimishanya mu bijyanye n'imibonano kubashakanye. Kandi iyo dusezeranya, ndi umupasteri, turasezeranya tubanza no gufata igihe cyo kwigisha aba bantu ko ikirokore cyiza kigera ku ndunduro y'uburokore, yuko cya gikorwa nacyo cyagize gute, cyagenze neza. Mwababyeyi mwe turashaka gufasha aba bantu. Pastor ngo aragenda akajya mu rusengero, akajya mu ntama, agakurikirana ibibazo by'abakristo, sibyo? Iwe mu rugo bicika rusenyuka, umugore we arimo ashaka babyise neza abanyarwanda n'abahanga ngo nabunganizi, mbere babivugaga nabi cyane, aricyo bita gucana inyuma. Pasiteri ntabwo ashobora kuza ngo atwerurire ikibazo cye n'umugore we, sibyo? Ko yamuciye inyuma,
kubera iyi mpamvu. Babiganira batabiganira wenda hari icyo baduhisha, ariko tugiye kureba muri rusange. Sibyo, nimba pasiteri avuga ati umugore wanjye asigaye afite imyitwarire itari myiza, pasiteri uyu ntabwo ari butugaragaze uruhare afite muri ya myitwarire mibi y'iki ya wa mugore we. Yego. Sibyo, umugore akavuga ati njyewe pasiteri umugabo wanjye urugo yarwimuriye mu bakristo. Ntabwo ari butugaragarize ko kurwimurira mu bakristo icyo bisobanuye, nimba ari umwanya munini abaha cyangwa se hari ibyo akorana nabo atagikora iwe mu rugo. None nimudufashe, ese koko birakwiriye ko umukristo wamenye Yesu asenyerwa n'imibonano? Reka duhere kuri wowe ufite akamaro. Murakoze cyane. Ntabwo bikwiye, igisubizo ni ntabwo bikwiye, ariko nkagaruka inyuma nkavuga ngo mbese ni ukubera ko udashaka igisubizo. Na mugenzi wanjye bafite uko bitekereza. Ni ukuvuga ngo gusenyerwa n'imibonano ku bantu b'abakristo ntago bikwiriye, kuko muri bo harimo igisubizo. Yego, ntabwo bikwiriye, yewe nta nubwo ari na ngombwa pe, kuko muri bo nyine ni abakristo, muri bo harimo igisubizo pe. Ushatse kuvuga yuko bagomba kwihanganira byose, imibonano yaba mibi yaba, urumva, reka dukoresheje ijambo. Yego. Baravuze ngo ubuhanuzi bwiza cyangwa ubukristo bwiza. Yego. Cyane cyane kamuresha ijambo ndikuriye ryose. Baravuga ngo guhimbaza Imana kuzima cyangwa kudafite intenge ni imibonano myiza y'abashakanye. Niko kuri. None barimo kuregana ko imibonano itakiri myiza. Mama pasiteri yamaze kujya gushaka indi hanze, ariko abantu baracyari kumwe. Papa pasiteri ngo yitangiye intama, uburyo azitangira ntago turimo kububona. Nimba ari ukuzikemura ibibazo, kujya mu mirima guhinga, cyangwa se ari no kujya guhimbaza y'Imana muzabandi. Yego. Niho none wowe uravuga uti ntabwo bikwiriye ko imibonano yatuma aba bantu batandukana. Kandi twumvishe ko guhimbaza Imana nyakuri ari ukubonana kw'abashakanye. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga yihanangiriza ngo kubonana kw'abashakanye ntihagire ikikwanduza. Bivuze ngo niko kuri ko guhimbaza Imana. Aba barokore murabafasha iki? Ubwo mufata umwanya munini muse naho musesengura, ese koko kubona mbere iki kutabatandukanya? Wewe wavuze uti ntago bikwiriye ko kubatandukanya kuko igisubizo kiri muri bo. Ni iki? Yego. Ni ukuvuga ngo impamvu mbabwiye yuko igisubizo kiri muri bo, ikintu cya mbere ni abakristo. Yego. Kuba ari abakristo rero, jewe rero nababwiye yuko igisubizo ubundi kiri muri bo, impamvu kiri muri bo ni abakristo. Kuba ari abakristo, kuba umuntu ari umukristo na wumva iryo zina ngo uri umukristo, bivuze ngo ibintu byose biri muri wowe, ibintu byose ni wowe ugira gute, ni wowe ubigena. Rero igisubizo kiri muri bo, babana nacyo ariko ntabwo babisobanukirwa. Mama Herve, ni fata kamikoro. Ubu ni wowe ngiye gupasa umupira mu mpera kamikoro. Nimba ukina mu ba kabiri, nimba ukinamo hagati, nimba ukina muri ba rutahizamu mu batsinda, ikipe mu kibuga igirwa n'ibice bitatu. Icya kane ntikijya kivugwa, kuko nyezamu abarwa mu bakina mu ba kabiri. Mu ba kabiri ni defense, niba ari abakina inyuma bakingira kugira ngo igitego kitinjira. Abakinamo hagati njyewe ngiye kwigisha mbagiranye n'abagore baba bashyigikira bajya imbere gutsinda kandi bakanatabara n'abari inyuma bugarira, sibyo? None hari ab'imbere rero abantu bose babatezeho byose, kuko igitego nubwo kiremwa n'aba bose gitsindwa na wa wundi uri imbere muri ba rutahizamu. Noneho nge nagereranyije abarokore nka bamwe bakina imbere bo gutsinda igitego. Ubu ntago bagombye kubura igitego. Kambigarure mu gikristo. Nshimye Imana kubonye mikoro. Yego. Nagereranyije abagore nka ba rutahizamu mu bashakanye, sibyo? Ariko aba bagore kugira ngo ibitego byinjire cyangwa se bitsindwe, hari ababiremye inyuma, sibyo? Bakinamwo hagati. Uyu munsi urubanza runini ruri ku bagore
b'abakristo. Cya mbere ngo bigize abanyamwuka cyane, yego, bibagirwa ibyingo zabo. Kabiri ngo ntago bahereza abagabo babo nk'uko bashaka. Kandi itegeko rya Repubulika y'u Rwanda, itegeko rya Bibiliya katwita ry'itorero, kuko amenshi ashyirwaho n'abantu, aravuga ngo waba urwaye cyangwa uri muzima, sibyo? Irya Bibiliya rikavuga ngo icyo gikorwa ntikigire ucyanduza, ukivuga nabi ngo ntikikabeho, ngo ndarwaye impamvu n'izindi nk'izo. Buriya nicyo biba byashatse gusobanura. Ese imyitwarire y'abagore b'abakorokore, abagore b'abapasitoro, umugore ni umupasiteri cyangwa se ni mama pasitoro, yego, kwirimo kuba mibi cyane, murabafasha iki? Ndashaka ese murahamanya nabyo koko ngo abagore b'abapasiteri bamaze kwiyandurisha n'abisi? Ngaho ni mubafashe, nanjye ubwo agapira ndakabahaye. Ese birakwiriye koko ko umugore w'umukristo yiyandurisha iby'isi, cyangwa agomba kuba mu by'ijuru gusa? Murakoze. Na mikoro reka nyibaye. urakoze cyane cyakoze. Urakoze cyane mukozi w'Imana, ibyo uvuze nibyo koko, kandi buriya ibintu bijya kuvugwa mu bantu bifite intandaro yo kugira ngo bivugwe. Mare, nanjye mu minsi yashize nakiriye umuntu wabonye ibiganiro nkora kuri YouTube channel yanjye, avuze bino bintu mpita nibuka cyane uwo mugabo niwe uhisuza abanguka. Yarambwiye ati njyewe njya gusenga Imana, nayo nayisabye umugore wubaha Imana, kuko numvaga ko kubaha Imana bizatuma kunyubaha bimworohera. Yego. Ati nkumva ko kungandukira, kuko ijambo ry'Imana ribivuga aricyo kintu nzunguka kurusha ibindi. Atari ku uyu munsi umugore wanjye iyo atari mu masengesho aba yagiye muri korari. Iyo atari muri korari ambwira ko yinaniriwe. Ati nsigaye nkubita ibyumweru 2 umugore wanjye mukeneraho service, yahiherereye sinyibone. Iki kintu nanjye naragitekereje. Igisubizo cya mbere ndi bubivugeho cyangwa ikintu ndi bubivugeho, yego, nibyo uyu mugore yaramusengeye, uri kubyumva, yaramusengeye pe amurarira n'amajoro, ariko ntago uyu mugore azi icyamujyanye. Ushatse kuvuga ko icyamujyanye atakizi? Ntakizi, kubera ko abaye akizi ntabwo yamara icyo gihe kingana gutyo umugabo atamubona, kuko ndizera neza ntashidikanya ibyo akora muri ibyo byumweru 2 nta gaciro bigira imbere y'Imana. Babaye bose babyumva kimwe uko, byakorohera abakristo kugira ngo koko bya bitego babitsinde. Kuko urumva, niba ubwe yimye umwanya umugabo we icyumweru kigashira, wenda ka tuvuga iminsi 3 igashira, 5 igashira, icyumweru kigashira, nuvango umurimo w'Imana muzima nuhereye mu rugo. Mu gihe udahereye mu rugo ubu uri gukorera 0 mwese muzi niyo bari gukorera. Bivuze ngo ibintu byose yakoze rero nta gaciro bifite. Yaramusengeye nibyo, ariko nyine ntabwo uwo yasengeye asobanukiwe cyamuzanye mu rugo. Bivuze ngo uyu mugore nubwo asenga, yego, nubwo agerageza gukiranukira Imana, yego, yibagiwe ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira Kristo. Yego. Iri jambo abagore benshi bararyumva bakarisigaho. Njyewe nigeze navumbura ikintu bita ubute ku badamu. Naravuze nubanza ari umudayimoni w'ubute uba mu gitsina gore. Yego. Ku buryo umugore yumva ko kuba umugabo waje ari ibintu bisanzwe, nta bintu birenze bibaye, kuba umugabo ahari nta bintu birenze, nitaye ku bana, nabisoje, navuye muri korari sinakererewe, nakoze ibintu byose, ariko umugabo we akaba ari washyira inyuma. Yego. Kandi ari we ahubwo wakabanje, ari we wakabanje imbere y'ibintu byose. Mbonereho kuboneraho n'abadamu baba batari no muri korari pe, batari no muri ayo masengesho, ariko kumva mfite umwana bebe ntabwo mari sorry, ubwo naha mu gitondo agushaka akakanya muri iri joro, agushaka akakanya mbere yuko ajya mu kazi. So nukuvuga ngo hano nanone ikintu nabashije kugenzura neza, umukobwa se cyangwa wenda katuvuga umugore ugiye agahagarara ku idarapo, akamanika akaboko agasezerana, akajya mu rusengero,
bakamuvugiraho bimwe bamuvugiraho bakamukuraho ya mihango bamukoreraho yo gusezerana. Amara kugera mu rugo akumva yuko byarangiye, urugo yarufatishije, nibyo nyine umugabo yamufatishije byarangiye. Uri kubyumva? Icyo yashakaga kwara kugira ngo abone iki umugabo. Ntago ndabyumva neza. So ni ukuvuga ngo umugore yamaze gusezerana byarangiye yinjiye mu rugo, uru rugo ararufata nk'aho ari urugo rwe. Uri kubyumva? Nyine yumve ko yakora inshingano atazikora, urugo n'urwe. Itegeko ryamugejeje mu rugo. Ikindi yasezeranye 50 kuri 50. Yego. Urumva? Ibindi nyine abikore neza ntabikore neza nibimureba. Niyo mpamvu hazavamo uyu nguyu uzakuhamagara akubwira ngo maze ibyumweru 2 umugore wanjye naramubuze. Uyu mugore azi ko uyu mugabo ari uwe, ari bubikore kose. Uyu mugabo ari bubyakire, urugo n'urwe, umugabo n'uwe. Yabikora neza yabikora nabi, umugabo n'uwe. Urugo naho ruri bujye n'urwo, ariko ari beshe. Ariko ubundi buraba abagore bazi yuko kira gikorwa mundi ku mugabo byakabaye buri munsi. Byakabaye buri munsi nyine ntago babyumva, abari kumva ari bubigene uko abishaka, ariko ubundi byakabaye buri munsi. Ubundi umugabo atari bize mu kazi, umugore we atarwaye ari muzima, iriya nyo yakayibujijwe n'ikintu bita amatariki. Hari amatariki tuzi twese abadamu bagira bakaba bamwe na bamwe baba barasibyo ko ariko hari n'umugore ubijyamo, hari n'umugore ubirimo. Uri kubyumva? Umugabo we kana kibazo rimutwaye akamugata impereza ibyanje. Uri kubyumva? Akamugata impereza ntanarinda anakwinginga avuga byinshi, kuko hariho abantu urega babikunda bitandukanye. Uyu mugabo ndenzeho agahita avuga ati karaba vuba umpereze. Umugore agatibika agahita akemura vuba. Kuko urumva umugore ubanye n'umugabo aba muzi neza, nibi binabikunda cyangwa byanga. Ubu ni nano ngagakwiye kuvuga ngo mereza. Ariko hari ikintu maze imisi niga we, ubundi niyihe mpamvu ituma umugore wagiye mu rugo azi neza ikintu kimujyanye atinyuka kubumba akima umugabo? Barabikora, yishikiriza kuri iryo tegeko gusa se, cyangwa hari n'abantu bafite ubugare, hari n'abantu bafite ingeso z'ubutebwa twahoze tuvuga, akaba yumva nta kintu ashaka kwiteza, akaba yumva ko kuba yaramubyariye umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa bihagije, akaba yumva yuko kuba ari mu rugo ari no mu gitabo cye bihagije cyane, ku buryo niba kubita muri systeme ibintu byose barababona ari umuntu yakoze akazi, yijije amafaranga ku kwezi, cyangwa wenda nta nayo yinjije, yakorobye yashashe yakoze byose, ariko nago azi neza yuko hari ahantu ari ahantu hamureba. Nongewe reka nibiri banga abakristo, mbibire nibanga mbamarireyo. Uretse igihe umugabo wawe yaguhemukiye ukabura icyo bita kubyakira, mu yandi magambo nawe ubwawe ugasa nugize ihungabana. Abo bo ndabakomeje ndanabashuhuje kuko abo bagore turabagira. Ariko imbere y'Imana igira impamvu yakira, igira n'izitakira. Igihe umugabo wawe yagukoreye ihohoterwa ryo kuguca inyuma, ryo kukubabaza, mbese inshingano atazikoze neza, imbere y'Imana nujya kujurira bizakirwa kuko niyo yaremye uwo mugabo. Ariko mu gihe wifata ukazana imbere y'abantu b'Imana, by'umwihariko umugabo washatse, impamvu ivuga ngo ntitwakora iki gikorwa kubera yuko ntabishaka, itagira ubusobanuro, ntabishaka, mutahuriyeho, imbere y'Imana ni icyaha. Mare, imbere y'Imana ni icyaha, ni icyaha gikomeye. Uzi ko iki kintu kizababuza ijoro? Ntabwo bafite, ahubwo ntago ijuru riba mu mutima. Mare, reka nkubwize ukuri, iki kintu iyo cyakozwe neza ibintu bikagenda neza, ariko jewe mbona yuko ubundi ibi bintu ubundi umugore, kuko turi kuganira kuri kote y'umugore w'umukristo, ni ukuvuga ngo ubundi urugo rw'uyu mugore w'umukristo rwakabaye rwiza, rukanahera hariya mu cyumba, rukaba rwiza, rukabera intangarugero ku zindi ngo tubona hano hanze. Rero ni ukuvuga ngo
ntabwo kugira urugo rwiza uri umukristo ntabwo ari ukuba ufite ibyo urya, ntabwo ari ukuba ufite iki, ahubwo birahera hariya mu cyumba niho urugo ruri buhere rukaba ruzima. Rero mu gihe utabikoze neza ibi bintu uzabibazwa. Ngewe harabona agiye mbona nkabona ari mu kwa kundi hakiba ibiterane, nkabona ari mu giterane cy'abantu bagari, ukabona umuhanuzi aturutse harahirya aramuhanuriye ati inkokora zawe zabaye inkokora, ugasanga Imana ifite uburakari bw'iki bw'uko cya kintu atagikoze neza. Rero bagore b'abarokore uri kubyumva, natwe turimo, ariko tumenye neza yuko duha agaciro uriya murimo, kuko ni umurimo ufite agaciro, n'Imana imanuka igaha umugisha umuntu wawe. Ubundi kiriya gikorwa cyo mu cyumba cyangwa se kigenewe abantu bashakanye, iyo gikozwe neza kitanga umugisha mu rugo. Iyo gikozwe neza kandi gituma abantu batekereza neza. Uwagiye mu kazi ntiyibeshye mu kazi ngo usange aho yari kohereza miliyoni imwe yohereje 3 cyangwa se yohereje miliyoni 100, ugasanga ahombeje ikigo cy'abandi banayagaruza bikaba ibibazo. Rero abagore bakwiriye kuba umugisha mu rugo rwabo kandi bakaba intangiriro nziza, ndetse kiriya gikorwa iyo gitangiye kigaragara nabi n'abana babigenderamo. Urusiko n'abana babigenderamo, ugasanga ibyo bagombaga guhaha si byo bahashye, ugasanga umugabo yinjiye yitotomba, ugasanga umunezero utangiye kuyoyoka, noneho akanajya ku kazi atameze neza, akirirwa ashihura abantu birirwanye kubera iki kantu wafashe nkaho kadafite umumaro. Bizi yari manager rero, umva arabashihura abo yirukana kabirukana kubera iki, kubera kariya kantu katagenze neza, kubera kiriya gikorwa cyagenze. Uzi umupapa w'umwarimu kunashihura abana kubera icyo kibazo kimeze cyatumye umutwe we kimeze nkaho cyamaze kumwangiza kuko ntikirimo kugenda neza. Naho uri ugira ubutewe ari n'igihe agira ngo aragikoze igikorwa, none hibaze nta mpamvu ufite iri gutuma uhungabana wenda ngo tukumve. Noneho warangiza ukicara wowe ubwawe ukiteka, kumvisha amabwire se cyangwa se nawe ubwawe bikujemo ngo si imeze neza gusa, ubikoze n'ubute. Umugabo umusonga ntara 30% igabanutseho, ntibinabaye ubwo urumva nawe ubwawe nabyishimo uri bugire, kuko nibuzanye mu bute. Rero abantu bafata iki gikorwa bakakigira nk'akantu kari hano kadafite ikintu kavuze koroshye, ariko mbabwiza ukuri sinzi wenda niba ariko kubyemeranyaho turabyemeranya. Ubundi urugo rwubakiwe hari ibintu bikagenda neza, no mu rugo ibintu bigenda neza. Uzarebe umugabo ugiye ku kazi ibintu bitagenze neza, ndakubwiza ukuri ashobora kumara n'icyumweru ataguhahira kubera ku kantu konyine. Usibye ko wenda ntashyigikira aba babyeyi cyangwa se aba papa batahayira ingo, ariko byanyabyo benshi bibabaho. Ndabizi neza ko abakunzi bacu badukurikiye kuzabibona bazabyandika muri comment, ariko mbonireho cyane gusubiramo kano kantu byanyabyo. Niba uri umugore ukaba ubizi neza ubishaka wowe. Urakoze cyane gukoma hano hantu, ukoze hasi unyibutsa gutera. Abagore benshi cyane cyane ni ukuri abitwa ko bakijijwe basenga, umugabo aramusoma
urimo n'itanu yijyanye yijyanye niba hagezweho kuba iki gikorwa cyakorwa kubera icyo udashobora kumwemerera ngo nyine ibintu abitegure neza. Reka si nawe unagomba kubitegura neza, nawe agomba kubigiramo uruhare kuko abadamu benshi